Amateka y'umubyeyi Hakizimana Phocas. Umubyeyi Hakizimana Phocas yavutse tariki ya 2 z'ukwambere umwaka wa 1965. Avukira mu mudugudu wa Rushasha, akagari ka Rugerero, aho ni murenge wa Mukarange ho mu karere ka Gicumbi. Ababyeyi be ni Habyarimana Michel na Bazimaziki kuri Keria. Hakizimana Phocas avuka mu muryango w'abana 11 barimo abahungu 6 n'abakobwa 5. Akaba ari we mfura. Yashakanye n'uwa Maria Yvonne tariki ya 25 z'ukwa 9 umwaka wa 1995. Bakaba barabyaranye abana 3 barimo ab'abahungu 2 n'umukobwa umwe. Amashuri abanza yayigiye ku Murindi, umurenge wa Kaniga ho mu karere ka Gicumbi. Ayisumbuye yayigira mu gihugu cya Kongo RDC mu mujyi wa Goma mu ishuri rya Institut Mwanga. Ni naho yakuye impamyabumenyi mu by'amategeko n'icungamutungo. Aza gukomereza mu Rwanda mu karere ka Nyanza ho mu ntara y'Amajyepfo, aho yahuguwe mu by'amategeko. Nyuma yo gutaruka kw'ababyeyi be, byabaye ngombwa ko afata inshingano zo kwita kuri barumuna be n'abashyitsi be. No mu gihe cyose yaje gushaka umufasha, yamubereye imfura mu kwita ku bavandimwe babo ku mpande zombi. Imirimo yashoboye gukora yahereye mu cyahoze ari komine Ngarama, akomeza muri komine Gituza nk'umugenzacyaha. Ibyo bice ni mu karere ka Gatsibo na Nyagatare. Yaje gukora muri HCR, umucungamutungo wa banki ya ICT, akora muri PEB, ariyo kaminuza ya UTAB kuri uyu munsi. Yaje gushinga ubunyamabanga n'umucungamutungo wa UCTN, ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'icyayi mu ntara y'Amajyaruguru. Ubu yari umuhinzi w'icyayi ntangarugero wabarizwaga muri koperative ya Copte na Cotevem. Hakizimana Phocas mu buzima bwe yari umugabo ugira umurava, ishyaka n'ubutwari, w'inyangamugayo, uzi kubana neza n'abandi, guca bugufi, kwiyoroshya ndetse akunda no gusenga cyane. Ni umubyeyi witabye Imana tariki ya 14 z'ukwa 6 umwaka wa 2025. Akaba yari afite imyaka 60 azize uburwayi. Imana imwakire mu bayo. Amen. Nitwa Maria Yvonne, abari nge wari umufasha wa Hakizimana Phocas watabarutse none. Mu buzima bwe yanjye nawe kuva twabanye neza. Yari umugabo w'umunyamahoro, yakundaga urugo rwe, agakunda abana be, ntiyagiraga amahane, yabagaho mbese gisirimu, yibanira neza n'umuryango we. Ubwo yararwaye nyine turamurwaza, ntako tutagize, ubushobozi bwarabonetse, abavandimwe bamba hafi be, inshuti n'abavandimwe bamba hafi, ariko byarangiye atabarutse. Ubwo niko Imana yabishatse. Mbere ya byose ndashimira abavandimwe bavukana nabo, bangaragarije urukundo bishoboka, nawe bamugaragariza urukundo bishoboka, ku buryo nubwo yatabarutse iteka ryose yahoraga tubona mu maso ye, abona urukundo bamufitiye. Yagiye nta gahinda kandi afite ko kuvuga ati umugore wanjye ambaye kure, abavandimwe bambaye kure, abana banjye bambaye kure. Ubuhamya bwanjye ku mubyeyi wanjye Hakizimana Phocas. Banje kubasuhuza mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Mama n'abavandimwe banjye, abavandimwe ba papa, abavandimwe ba mama bose, ndetse n'inshuti z'umuryango mwese naje kwifatanya natwe muri ibihe bidasanzwe kandi bitoroshye byo guherekeza umubyeyi wacu. Imana ikomeze ibahe umugisha. Nitwa Hakizimana Fabrice Prince, abandi umuhungu we mukuru. Turashimira Imana yaduhaye amahirwe yo kugira umubyeyi mwiza nkawe, batwitayeho ukaturana urukundo n'ubwitange. Uyu munsi amagambo aba make mu gusobanura icyo watubereye, kuko ukubura byatubabaje bitagereranwa. Wari umuntu wihangana, wicisha bugufi, uharaniraga amahoro no kwitangira abandi. Wanyigishije gukunda abavandimwe, abantu, kubaha Imana no kwihangana mu bihe bikomeye. Yari inkingi ya mwamba mu muryango wacu. Nubwo umutima wanjye wuzuye intimba no kubabara, ndashimira Imana ubuzima bwe, urukundo yaduhaye. Nzahora nzirikana isura ye, amagambo ye n'urugero rwe rwiza. Mu by'ukuri ntibyoroshye kutagirana ibihe bya nyuma n'ukunda. Gushimire ibyo yadukoreye ndetse nawe akubwire akari ku mutima. Igihe cyose yararwaye, iyo byashobokaga ko tuvugana, yamaga icyizere ko agiye gukira vuba, tukongera tukishima nk'uko byabaga bimeze turi kumwe. Papa, sinzibagirwa iyo wabaga wanezerewe wagasomye ukabwira mama uti wambyariye abana beza, ati ubu mwene Michel ntacyo mbuze muri iyi si. Aya magambo ntazamva ku mutima. Tukwijeje neza ko usize intwari, aho turi tuzahakubera.
nubwo ntawagusimbura. Turizeza mama wacu ko ntacyo azatuburana duhari. Sinabura gushimira cyane abavandimwe tuvukana, Yves na Sabana. Muri intwari mwabana. Mu by'ukuri sinasimbura papa, ariko inge mukuru wanyu. Nashakaga kubasaba ko buri kimwe mwabwiraga papa mukaruhuka umutima, bijye mumbwira ndiho ku bwanyu. Urukundo n'ubwitange bw'umubyeyi ntibisimburwa, ariko ibyo twamwigiyeho, ibisigisigi by'urukundo rwe bizakomeza kuduhuriza hamwe no kuduhuza nk'abana be. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nitwa Yves Kwizera, abandi umwana wa kabiri w'umubyeyi Hakizimana Focus. Mu buzima twabanye nawe kuva mu bwana bwacu kugeza na n'ubu, mu buzima twari turi kumwe nawe. Yari umubyeyi mwiza, umubyeyi waduhaye buri kimwe, umubyeyi wadutoje kubana n'abantu, kubahana, gukorera Imana. Ni umubyeyi tutakwibagirwa uburyo ki yaduhaga icyizere cy'ubuzima, kandi na n'ubu tukaba tukigenderaho. Ntitwabura kumushimira uburyo yari imfura mu bantu, muri rubanda, abantu bose bamuvugaga neza. Nanjye ubwanjye mu buzima nabanye nawe, nta kintu mushinja, nta kiranyimye. Ndabyibuka nkiri muto, yajyaga anoza gukunda kwiga, mbikuriramo, ndabibasha. Ndishimira ko agiye, nyeretse ko nshoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Nabanye nawe mu buzima butandukanye, ubwiza, ububi, ndetse no mu burwayi bwe. Nari ndi kumwe nawe kuva bugitangira kugeza bumutwaye. Muri ubwo butwari bwe yangaga kunca intege mu burwayi, akanyereka gakomeye, ndetse akanyizeza, akampa icyizere cy'ejo hazaza. Twaganiraga ambwira ko azakira, tugasubira mu buzima busanzwe. Ndabyibuka kenshi najyaga nkunda kumubaza ati hari ahantu uri kubabara, akihangana akambwira ati oya naho. Umunsi ubanziriza umunsi yagiyeho, nabibonaga ko atameze neza, ariko namugera imbere akiyumanganya akanyereka ko ameze neza. Byari kugira ngo atankure umutima. Ntabwo byari kuba atifuza ko menya ko atameze neza, ahubwo byari urukundo yari amfitiye rwo kugira ngo ndeke kwiheba, tutaza kongeraho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze. Ni byinshi twamuvuga, ni byinshi namuvuga, ariko sinasoza navuze ikintu cyo kumushimira. Ndamushimira cyane ko yangize uwo ndi we, yanoje ubupfura, yanoje kubana n'abantu. Imana yonyine imutuza heza. Murakoze. Nitwa Isahari Marie Regine, nkaba ndi umukobwa wa Hakizimana Focus, akaba yaratubyaye turi batatu. Mu bahungu babiri nkaba ndi bucura. Mu buzima bwa papa yanyigishije ikinyabupfura, anyigisha kugira urukundo, anyigisha no gusenga, kuko gusenga birafasha mu buzima. Rero mu burwayi bwe namubaye hafi, nta kintu yigeze amburana. Icyo yakeneraga narakimuzaniraga, yanyerekaga ko akomeye, nta kibazo gihari.
mbese yari umuntu ukunda kwihangana. Naramurwaje arwaye muba hafi. Ese papa wanjye ni intwari ikomeye, nk'uko papa yahoraga adutoza kwiga ngo tubone diporome, ariko diporome narayibonye. Mu bihe bye bya nyuma naramusuye ampa amafaranga, ngakira mwana wanjye genda uguramo icyo ushaka, nuko ngenda nguramo umwenda. Sinari nzi ko ari ukunseza, nzahora mwibukiraho iteka. Dear uncle, I'm very sad that you have passed away. You left us too early and it's very hard on us. Luckily I had the chance to get to know you and to see you in real life in Burundi, and there I really enjoyed the time that we spent together. I could really enjoy your character. You are very calm, very loving and very kind, and I thank God for that I could see you in real life. I feel very sad, and hopefully you can rest in peace. I really want to wish strength to the rest of the family members, to Prince, to Eve and his sister, and the rest of the family. Nitwa Mizero Angel Liliane, Hakizimana Focus akaba ari umugabo w'umurumuna wa mama wanjye. Hakizimana Focus yari umubyeyi, ntacyo namuburanye, muri make mbuze papa. Yankundaga akankundira umwana, mu buzima mbuze umubyeyi. Imana imuhira uko ridashira, gusa icyo mpamya nuko papa Prince yagiye mu ijuru. Imana imwakire mu bayo. Nitwa Alexander Nezimana, ndi murumuna wa Hakizimana Focus watabarutse. Hakizimana Focus ari byose kumbwira, kuko nabuze papa wanjye ufite imyaka 10, kuko icyo gihe nimberewe papa. Ndibuka uko yatuzaniraga umugati tukawurya kandi tudafite umubyeyi. Ndibuka ko namusuraga nkisanzuriwe, ari umusore kandi nkishima kubera ko ntacyo twimaga. Hakizimana Focus ndamwibukira niwe ntwaye ku ishuri bwa mbere natsinze. Ndibuka mbwira ko natsinze tubana nawe, twarahunze turiwe, ari udufasha, ari udutunze. Twari ku ishuri bwa mbere ntwaye kandi yishyura amafaranga ye, kandi ari umusore ataratubyaye. Ndamwibuka ko yamfashije ku bundi we, kuko urugero rwiza yerekanye ubwo yari umuyobozi, rwatumye nanjye mwigiraho kuyobora. Yambwiraga ngo ushaka umuyobozi mwiza uhera ku baciye bugufi. Byamfashije rero imyaka 6 nayoboye Ikiramuruzi, aho nabaye ndi umwana kubera we, nisanzura wanze ko n'umunye Ikiramuruzi. Byatutse kuri uko ni wanwayeyo, kandi bituma mbana n'abantu baho neza, mwica bugufi, nkagira inshuti zabo batishoboye cyangwa se abo ngabo bo ku muhanda. Bambwiraga ati niba ushaka kugira ngo ugire inshuti bareba wawe utitaweho, kuko n'uzajya uzirikana niwe wagutuma utagirirwa nabi, kuko iko nabigenje Ikiramuruzi bituma mpaba neza, kuryo n'ubu bahora abantu banelefona z'abasure, bahora bifuza ko nasubirayo kubera inama ngiriye mu bijyanye no kuyobora. Hakizimana Focus rero ntabwo navuga ibyo mbisoze, kubera ko twasangiraga nabaga naje Byumba, nabanze neza ko turahurira ahantu akangira inama tugasangira agacupa. Ndazirikana kandi byibuka twabaga turi ku Fiat n'ahandi hose hashoboka muri Byumba, tukaganira mbwira amateka
ya papa kuko ntiyize mumenya cyane, ya mama ndetse akatubwira n'agaciro zacu. Focus rero yari byose ariko Imana yamukunze, akari impamvu mu kurwara kwe twari kumwe igihe cyose. Twatangiye kujya kwa muganga mu kwezi kwa 4 aho twajyanaga tuganira, ambwira ati nzakira, ndumva biza, afite umuhate n'ubushake bwo gukira. Ndibuka aho twajyanaga nyuma yo kugenda dufatanya akaboko, twatangiye kujyana noneho tumufashe mu nda. Aho twajyanaga hose afite icyizere kandi nanjye mufitiye ko azakira, nanjye ko azakira kandi nanjye ko azakira. Ubwo rero iminsi ya nyuma ariko agenda acika intege, yagiye aho ngaragaza icyizere, abona ko mu by'ukuri hari icyo namara kandi namarira umuryango. Aho yize kumbwira ngo aranshaka ari kwa muganga, naje mu kazi sishoboye gukora akazi, nahise nsubira i Kigali mu Byumba. Ngeze arambwira ati ndashaka kumvana, yari mu urgence Kanombe, bituma nyine nkora ibikoresho byose kugira ngo ave kuri urgence abone icyumba, kandi ukaba ati ntacyo twose niba ngaha ndumva nduhutse nisanzure, kuko yabona kuri urgence abantu baza bagapfa bakamererwa nawe akashaho kwiheba cyakomererwa nabi. Focus mu burwayi bwe twabanye iminsi yose, yabaye intwari, nigeze ataka ngo yibone imfura yari umurwayi umwe wakwifuza kurwaza, aho bamusabaga ikintu akagikora ubona ko atagishobora, ariko akagikora kugira ngo akwereka ko ashaka kubaho. Yaranyumviraga mu burwayi bwe, nkamusaba ibyo musabye akabinkorera, kandi byakoze ukabona nawe yishimiye ko abikoze, afite arwanira kubaho. Ku munsi we wa nyuma gutabaruka, nagiye kumusura ku bitaro, ngiye kumubwira ko mfite urugendo rwo kujya hanze. Ndamubwira ati Focus rero witeho ry'imiti, wahaye inama za muganga, maze nzagusange uri muzima dutahane. Namwaje ati Focus mubwiye ngo iki, kuko imbaraga zarinya cyane. Yahise ambwira ngo urambwiye ngo nzagutegereza gusa. Numva ngize agahinda, ati kuki yumvise kumutegereza kandi namubwiraga ko agomba kurya agakira. Namusezeye ubwa mbere, ndagenda ngeze ku modoka ndagaruka, none ndamusezera, nuko arambwira ngo ngashaka ikijumba. Nagiye mbugana bamwitagaho bagitegure, ubwo nabwira n'umudamu we ngo kora murwaje muri hoteli bikiboneka n'umufa uze kumufasha akike, namwe n'umufa. Nuko duherukanye nabwo namusaze inshuro nyinshi, nuko mutagaho ati nzagusanga. Ndagenda ku mutima numva bitanyoroheye, nshaka kuri moruge yaho twari twamujyanye bamwitaho. Mu mutima arambwira ati ushaka kuzamusanga, nako ndavuga ati kandi hangana, ariko mbona ko moruge mu by'ukuri ushaka kuzamusangamo, kuko yarwariye hafi ya Rusororo. Nahise ndambura amaso ndeba Rusororo bashyingura, ndavuga ati koko numva umutima ngo ati hari igihe uzamujyana hariya, ariko ndihangana ndagenda. Ngeze mu rugo mpamagara abavandimwe nabo ati uburyo musezeyeho ndi kubona bitoroshye, ariko kanizere kangende, sinzi ko urugendo rwanjye mushiki wanjye twavuganye amahoro. Arambwira ati twako uzamusangaho, ndavuga ati icyizere ko uzamusangaho. Uwo munsi naricaye muri salo kujya kuryama biranga, ndicara bose bararyama, ndyamye saa sita, njya muri toilette, nafite telefone nyisigamo nabizi, njya kuryama. Nakanguwe na Ferdinand ariko ko nakwishyura byanjye, yasimbutse igipangu, ambwira ati Alexander, bati nibiki ko unyuze? Ambwira ati byo, ati sese turi mu nubizi.
bituma aje kumbwira ko Focus byarangiye. Telefone ndayibura ndayishaka ndayibura nubwo nibuza ati avuye muri salon nijoro je muri douche nsanga ko nasize muri ava muri douche nuko turitegura tujya ko muri aba Focus tuzakwibagirwa uyu rwa duhaye tuzakomeza tukugwe mu ntege tuzata ku muryango wawe ariya abana n'umugore wawe turagusezeranije Imana ikwakire mu bawe tuzagusanga kandi amazina yanjye ni Gatete Sandrine abandi umuvandimwe wa Hakizimana Focus akaba ari umwana w'imfura wa mbere akaba umwana wa 11 ninjye wari gucura ariko nge sinamufataga nk'umuvandimwe namufataga nka papa wanjye uko twatangiye kubana mfite imyaka 7 niyo njyanye mu mashuri abanza nteza intambwe za mbere kujya kwiga yabanye nanjye mu bwana angira inama za papa ntabwo nigeze ngira icyuho cyo kubura papa wanjye sinashonje ndi kumwe nawe sinambaye ubusa sinabuze amafaranga y'ishuri cyangwa ibikoresho iteka iyo navaga kwiga nkamuzanira amanota yaranezerewaga akambwira ngo nzamukurikiza ari nayo mpamvu mu mashuri yanjye nize nanjye nahisemo kwiga umucungamutungo nk'uko yari yarabyize mu mikurire yanjye rero yari umuntu ukunda kumfata nk'umwana mutoya agakunda kunyereka urukundo agakunda kuvuga igihe cyose mfite ikibazo namubwira akavuga ngo nibare ku mwana ibyo rero byatumaga numva nshyigikiwe nkagira umurava wo gukora cyane no kumuhesha ishema maze gukura nagize igitekerezo cyo gushaka umugabo ndabimuganiriza arabyishimira yishimira n'umugabo nari namweretse aranshyigikira aba ari we umbera umubyeyi we twahaye inkoni n'ingofero by'umusaza kuko yari yarambereye byose yabaye hafi y'umuryango wanjye kuko umugabo wanjye amufata nk'umukwe we abana banjye bamufata nka sekuru mu rushako ntabwo nigeze mubura narabyaraga kampemba yaransuraga iteka yemeraga iminsi atambonye yarampamagaraga ndamushimira ko ntigeze ngira icyuho mu buzima aho ari nzi ko ari kunyumva Focus ndagushimira ko wambereye umubyeyi ukambera papa ukambera inshuti y'amagara aho uragumfata akaboko iteka ukambwira ngo bizagenda neza ngo ibi wabishobora ndagushimira ko kenshi ujya gumbwira ngo uri sekuru w'abana banjye ntibigeze bagira icyuho Imana iguhiruko ridashira urukundo watweretse mu minsi ya nyuma tubana tukurwaje iteka aho uragunshimira uko nagusuraga barambwira ngo urakoze mwana wanjye ndagushimira mu minsi ya nyuma wakunze Imana cyane tugasengana ukishima ukibutsa ukavuga ngo isengesho hari cyo rikumariye ndabigushimira cyane ndagushimira ko tugeze utugora mu burwayi warwaye gitwari iteka ntiwigeze uturushya ndabigushimira nongera kugushima mu minsi yawe ya nyuma umutima utuje uruhutse kandi ugakunda kuduhobera mu minsi ya nyuma ukatubwira ngo reka wiruhukire turabigushimiye ko wagiye neza ntashidikanya nizeye yuko ahuri unezerewe natwe turagusezeranya ko tuzakobera intwari aho usizugejeje tuzakomerezaho dukomeze urukundo uko waduhuzaga nk'umuryango mu minsi mikuru ukatubera umubyeyi ugafata ijambo tuzakomeza tubikore duhure tunezerwe ndetse n'abana bawe tuzababa hafi nk'uko natwe batubaye hafi kandi tuzaguma dushyigikira umuryango wawe ukomeze uba umuryango wacu murakoze nitwa Louise ndizera ko benshi muri mwebwe munsi mba mu Buholandi mfashe kano kanya kugira nshobore kuvuga ijambo rya nyuma ku muvandimwe wacu akaba n'umubyeyi wacu Focus bintera isoni kumuvuga mu izina kubera sinigeze mbimwita kubera yuko namubonaga nk'umubyeyi ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gukorana na papa kugira ngo mumenye ariko Focus inshingano ziwe inshingano zo papa yari kunkorera yarazikoze nk'umubyeyi arasuzuza neza pe
urumva yatubaye hafi tukiri abana, aturihira amashuri, adukingira ibibi byose, aratubungabunga mu magume, none aritahiye kabisa. Hari hageze ko abona ibyiza atari bwabona. Ubwo rero ubu mumbabarire, ubu ngiye kuvuga mubwira, nzi neza ko anyumva, nubwo tutari adashobora kunsubiza, ariko nzi neza yuko ubu ngubu anyumva. Urumva Papa Prince, icyambere cyo nakubwira, wakoze ibyo ushoboye. Inshingano zose wari gukora warazikoze. Watubereye umubyeyi, wagiye mu kibanza cya papa na mama, waratugaburiye, waratwigishije, waradukingiye, abantu baratwubashye kubera wowe, ntitwahutara kubera wowe. Urumva inshingano zose wakoze, Imana ndizera ko ikwakira neza mu bwami bwayo. Urumva ikintu nkwibukiraho nk'umwana, nkiri umwana muto, nicaraga ntegereje ukuntu uza gutaha ukagera mu rugo uvuye ku kazi wawe, kubera ko nabaga nizeye ko ngiye kurya inyama z'imvubu, kandi nakundaga inyama icyo gihe rero nzi neza ko uri buze, umutima wanjye wagumaga uhagaze, nti arazana inyama. Urumva rero icyo ni ikintu cyagumye mu mutima wanjye. Izo nyama n'ubu kugeza ubu ngubu ndacyazibuka, kandi uzi neza ko nabikubwiye. Ikindi kigira kabiri nuko nyine watubaye hafi mu guhunga, ukongera ukaduha aho twihengeka mu gihe abandi bari babonaga badafite naho bakika umusaya, ariko wowe utuba hafi, uduha uburaro, abantu bakatwubaha kubera wowe. Wakoze inshingano nk'umugabo, naho uryamye uri umugabo. Tuzahora tukwibuka, tuzahora tukuzirikana, kuko wadukoreye byinshi byiza. Urabizi kandi ko n'ikindi kintu kikambabaza gusumba, nuko ugiye ntaragukorera ibyo nshaka. Nuko ugiye biri nyine akubwira ngo ashaka kuzagukwera ubugira kabiri, kubera ko wareze neza atarabikora. Ariko nta kibazo, Imana yagukunze cyane. Urumva ikintu kitazamva mu mutwe, ntazibagira mu buzima wankoreye, nuko ahangaha mpagaze, hano ndi mpagaze, iyo ataba wowe ntabwo mba mpari. Ibyo maze kugeraho byose, iyo ataba wowe ntabwo nari kubigeraho. Urabizi neza ko wamvanye mu maboko y'ibintwamaraso bashaka kunyica. Urabyibuka neza, nari namaze kuraga, nzi neza ko ibyanjye byarangiye, ariko urandokora. Uraza urandokora, nshobora guhunga, nshobora kugera aho ngeze. Papa Prince, Imana yagutwaye tukigukeneye, mumbabarire. Mumbabarire. Urumva Imana yagutwaye tukigukeneye. Ntabwo hari hageze igihe yuko nawe wishima, ukabona ibyiza by'abana wareze, ukabona ibyiza by'abana wabyaye. Ariko uragiye mu bintu by'igiturumbuka, mu bintu tutari twiteze, uragiye. Nta kibazo, genda, ariko tuzasigara tukwibuka. Kandi ikindi nacyo tukwemereye nuko abana wasize n'umugore usize tuzabafata neza nk'uko wadufasha. Tuzababa hafi nk'uko nawe watubaye hafi. Imana rero yagukunze kudusumbya, ugiye tukigukeneye. Sinzi ibindi navuga, sinzi ibindi nakongeraho, ariko ikintu nashimira Imana nuko nashoboye kukuvugisha mu gihe wari urwaye. Urugendo rw'umusaraba rwose wabayemo, twabanye hafi, nkakurikirana ibyawe nkabimenya. Ibyo byatumye ngira umutuzo,
byatumye ngira umutuzo. Kandi wagiye nk'umugabo utanduranije, wagiye nk'umugabo wihagararaho, wagiye nk'umugabo nyine nk'umubyeyi adashaka gusigira abana be agahinda. Kuko aho uri n'Imana iravuga iti yego ugiye nk'umugabo, Imana ikomeze igufashe. Ndibuka icyumweru gishize, ariko icyumweru twaravuganye, urumva nagize ubwoba, umutima wancitse, ndavuga ntise nireka muvugisha baso bwa nyuma. Hanyuma ukaguma umbwira uti komera turi kumwe, ntugire ikibazo, ukaguma umbwira uti turi kumwe, humura turi kumwe, ntugire ubwoba, turi kumwe. Urumva rero iryo jambo nyine wambwiye rizanguma mu mutima, kandi koko turi kumwe, tuzahora tukwibuka. Kandi ikindi nacyo tukwemereye nuko abana wasize n'umugore usize tuzabafata neza nk'uko wadufasha. Tuzababa hafi nk'uko nawe watubaye hafi. Imana rero yagukunze kudusumbya, ugiye tukigukeneye. Sinzi ibindi navuga, sinzi ibindi nakongeraho, ariko ikintu nashimira Imana nuko nashoboye kukuvugisha mu gihe wari urwaye. Urugendo rw'umusaraba rwose wabayemo, twabanye hafi, nkakurikirana ibyawe, nkabimenya. Ibyo byatumye ngira umutuzo. Kandi wagiye nk'umugabo utanduranije, wagiye nk'umugabo wihagararaho, wagiye nk'umugabo nyine nk'umubyeyi adashaka gusigira abana be agahinda. Kuko aho uri n'Imana iravuga iti yego ugiye nk'umugabo, Imana ikomeze igufashe. Ndibuka icyumweru gishize, ariko icyumweru twaravuganye, urumva nagize ubwoba, umutima wancitse, ndavuga ntise nireka muvugisha baso bwa nyuma. Hanyuma ukaguma umbwira uti komera turi kumwe, ntugire ikibazo, ukaguma umbwira uti turi kumwe, humura turi kumwe, ntugire ubwoba, turi kumwe. Urumva rero iryo jambo nyine wambwiye rizanguma mu mutima, kandi koko turi kumwe, tuzahora tukwibuka. Turi kumwe kubera ko nyine wasize Prince, turi kumwe kubera yuko Iva ahari, turi kumwe kubera yuko Regina ahari. Ibyo bintu kabisa ndabishimira Imana ko ariko biri. Naho ubundi Imana ikwakire mu bwami bwayo, Imana iguha uburuhuko budashira, Imana iguhuze na mama, iguhuze na papa, iguhuze na Jeanne, iguhuze na Pome, iguhuze na Karaveri, bose uzabadusuhurize. Nigira ngo abanyumva muze kunyanganira amarangamutima, kugusobekeranya kw'amagambo cyangwa se kukiniga. Twavutse mu muryango wa Michel, turi abana 11, tubimburirwa umuvandimwe wadukunze, atubera imfura, atubera umubyeyi, atubera imfubyi. None uyu munsi yongeye nawe araducika, tuba imfubyi. Ugira gatatu, Hakizimana Focus wari imfura y'umuryango, nkamukurikira. Abana 11, 3 batuvuyemo nabo ku buryo butunguranye. None Focus nawe aragiye, ariko ajya mubwira ko umuryango wa Michel ugihari, kandi Michel ararakomeye, aturimo. Niyo mpamvu namwe turi kumwe, mwari gutera inkunga kugira ngo dufate mu mugongo. Igihe cyarageze rero, umubyeyi wacu Michel atuvamo, sigara na Focus. Yari twe tubari bakuru na mama, twari tukiri bato, turwana n'ubuzima, duharanira guhagarika umuryango no gukuza barumuna bacu, abaki bacu.
Habyarimana Michel yaradusigaranye dufatanyije na mama. Nanjye navuze ko Focus ari mukuru wanjye, ariko ni inshuti kuko yafitaga akaboko tugiye ku ishuri, ntangira uwa mbere niba ntwaye afashe akaboko tugenda mu mashuri, abenshi ko turi impanga, arankurura mpaka tugeze mu gihe cy'ubugimbi. Ibibazo byaje kuzamo gusa naho dutandukana, amatage aradutanya kubw'umubiri, kubw'umutima n'ibitekerezo. Twabaga turi kumwe buri gihe kuko nabikora inshuti, twaganiraga kenshi. Ijeka gusenga mu gitondo akambwira ati ngiye gusenga ndibugusabire. Yaba yakamamagara ati mvuyeyo ngiye kunyura kwa marume usuhuze, kandi nawe ndamusuhuriza. Ibyo byagomerezaga aho ndi hano imahanga, kandi nkumva ko turi kumwe. Yamaga amakuru y'umuryango y'abarumuna banjye, tukanaganira ku ejo, ariko nigeze ambwira ko azagira umunsi umwe nk'uyu akagenda ataneguje, wenda ngo namuhe n'ibaruwa adushyirire ababyeyi. Byabaye rero niko bimeze. Musaba wese gukomera. Nari ngeze ku buzima bwa Focus nyirizina, vuga ko abo tubereye imfubyi yarwanye kigabo, nyuma y'amata yarwanyira kumeza kuduhuza ngo tube umwe, byarakunze. Aho iyo ndi bidatuma ntamenya amakuru muna wanjye uri Kantarange, ya mushiki wanjye uri Kantarange. Yari umuhuza w'umuryango, kuko ari mushiki wanjye, arabona wanjye aho bari twamuriragaho, ugasanga dukomeje gusangira umuryango. Nyuma yo kwita ku muryango wa Michel, nawe yari afite umuryango we, umuryango yubatse kigabo, arabyiruye, aho ndetse abo yabyaye tubafata abarumuna bacu. Ndashaka kuvuga cyane cyane Prince, ndavuga Yves na Isabane. Mu muryango wa Michel ntitubafata nk'abana, tubafata nk'abarumuna bacu, kuko dusangiye byinshi, twasangiye ubuzima. Ahangira ngo nanibutse abavandimwe ko Focus nawe yagiye, turi kumwe kuko turi kumwe na Prince, turi kumwe na Isabane, turi kumwe na Yves, ariko turi kumwe cyane cyane na mama wibaruka. Rero Focus akomeza tubera umubyeyi nubwo tutamubona ku maso. Yakomeje guhangayikira imibereho yacu n'iterambere, aho agiye aduha inama kuri wese aricyo kintu tuzakumbura. Ndetse hanavuga ko abenshi muri twe ntitwaganira tujya kuregera muze abavukana, iyo babaye akantu ubwira ati nyamara kanaka ankorera kanaka. Gusa mere ko umuco twarazwe n'ababyeyi, tukawukomeza nk'abana, ukuba umuryango umwe. Ndanizera kandi nkomeje ko ariko bizakomeza. Barumuna banjye Ferdinand Alexandre, bahungu bakuru basigaye, tugomba kunga urunana kugira ngo bashiki bacu bakomeze bumve ko, babone ko bafite umutako batwikiriye, kandi bakomeze batubone mu ishusho y'ababyeyi bacu, Michel Habyarimana n'Abazimaziki kuri Kenya. Rero kuko Focus yakuriye mu buzima twatuje n'ababyeyi bwo kujijuka, kumenya iterambere, yakoze uko ashoboye
nawe abo yabyaye abashyira mu ishuri barakura bariga bajyana n'ibihe tugezemo. Arongeza mvuga nti barumuna bacu Prince Yves Isabane aho mugeze tuzakomereza Focus basiye tuzakomerezaho, ntimuzikange ntimuzitinye, muzatubwire muzadusange kandi turi kumwe twiteguye gukomeza kubafasha komeza gutera imbere mu mishinga mufite. Nitwa Habyarimana Ferdinand, nandi umwana wa karindwi mu muryango wa Habyarimana Michel. Nkaba Focus yari umukuru mu muryango wacu. Muri make rero Focus muzi nkiri umwana yiga segonderi. Papa akimara gupfa muri 1986 ndibuka we na Theophile baricaye we na mama afata umwanzuro avuga ati ngiye kurangiza umwaka wa nyuma no kurangiza Focus. Theophile bawicayeho gatoya undi mwaka uri hafi ya mama n'indanya nzakomerezeho. Nibwo Theophile yagatse kwiga kujya biga muri Congo, barangije Focus arangije nibwo yahise afata umwanya wo kwita ku muryango. Muri uwo mwaka rero Focus yigaga wa nyuma, Theophile wari afashe umwanya wo kwita ku muryango, ndibuka ko bari hafi ya mama ku buryo ibibazo mama yagomba guhana byo komaze kubara papa. Theophile yimuye mu hafi ku buryo ntacyo zigeze agira. Nyuma y'aho Theophile yuza Focus akomerezaho aturira nk'abana turakura. Ndibuka nkiri umwana baricaraga we na mama na Theophile bakicara bagapangira abana aho bati uyu mwana kanaka afite ubwenge bumeze ku cyana gucya katero ukuntu twashakisha kubyo ngo atere imbere. Ugasanga afite ishaka umuryango, ugasanga afite ishaka ko papa yari afite ubushobozi bwo gutuma umuryango bashaka ko umuryango utasubira inyuma. Bikomereza aho ngaho Focus rwose yatubereye umubyeyi, aradufasha turiga dutera courage yo kwiga ko wawe mu muryango watangiye kwiga muri segonderi, twese tugisha ko muri segonderi kandi akaba dutoreza buri munsi. Kubera iyo mpamvu rero byose dutoza buri munsi byatumye tumfata nk'umubyeyi wacu, aduhaza buri munsi kumva twumvisha isomo. Ikindi kandi yari umuntu wumva twumva cyane, wagiraga akabazo kamwegera arakumvaga kandi ntaguhutaza gusobanurira ko yose ugomba ugomba gutegeka ukakigeraho. Nkunda kuvuga cyane iyo aseka akakubwira mu bintu byose kwawe bibagize ko ndakubwira yisekera avuga ko ibintu byose byoroshye kandi bishoboka. Ubwo rero nibwo nyuma twabanye abashaka umugore nawe tugira nyuma yo gutura umudamu nawe wumva umuryango kandi ubukunda tumwisanzuraho nk'abaramube twamufataga nk'umuvandimwe wacu, twabwiye tumufata nka muramu wacu bafasha nk'umuvandimwe wacu. Focus bikamushimisha kuko aho twagiye twaga twisanzuye tumuna akabona rero yamushimishije. Nuko akomeza tubana gutyo nako turakura dushaka abagore, umuryango wacu kagihura mukunda cyane mu kirago ati ikintu maranira mu muryango nkunda. Papa yakundaga kugira gute, yakundaga kubariza Noheli uko yavutse kuri Noheli. Ndifuza ko uwo muco uko wadapfa kuri Noheli yadufataga neza akatubwira yende tukajya tukagira gute mutajye tubibuka tukurikize. Ni buri mwaka nyuma yaho muri ubuzima bwacu buri gihe kuri Noheli twarahuraga tugati Noheli muzabire mu buzima bwanyu, Noheli ni ubuzima bw'ipfundo ya papa wanyu muzajye mwambizirika. Ndiba kuri Noheli ishize bahuriye ku muryango umwe kuri muramu wacu akaba ari mugabo mu Sandrine, dutumira abana baza bahurira turarya turanywa tumajoro yose tubyina burake. Ntabwo nari ko ari mu bihe bya nyuma, ntabwo nzi ko tuzahora gutyo ari muzima byishimo tuba turimo. Ndibuka afata ijambo yatubwiye ati uri mu muryango muzakomeze, uru ni urukundo tuzakomeze kuko turage n'abana bacu. Mu gihe abana bacu bahuye gutya tukibutsa ko turi umuryango. Umwana nahura n'akana no kwa kanaka bagahora bumva ko ugomba kuba ari umuryango. Ati uwo ni umuco mugomba guharanira, kumva ko umuryango ari umuryango, kumva bwa gaciro umuryango nuko abana muzayibaraga bagomba ko ari inyoko.
muri ubwo buzima bwe rero kuri 25 kwa 12 tukaba tuzikora ibyo byishimo byanyu tuzagira ubuzima bwe n'uburwayi bwe niko twagiye kumva twajyaga tuhatuvugana tugira gute dufite gahunda yo guhinga ibyayi akantu kaduhuza Alexander nawe ni wajyaga buri gitondo akabyuka saa 11 ajya kumva ati ndazindukirayo saa 3 kumva ageze mukarange n'amaguru twataka contribution nakayitanga ariko ngewe icyo umugana nzabaha no kugikurikirana nta matike mbatse kandi ngatanga contribution nk'abandi ati kuko hari ahantu twumva ko bya umusaruro izina rya Michel nizibangane hari twumva ko bene Michel cyangwa famille ya Michel ifite igikorwa hari hakujya mu kabandi bose yari yitanze haba mu mvura twumva bati yanyagiye hari n'igihe bavuga yakumva ati none imvura imbuje kugera mu rugo kanya mu rugo bije ubwo witangiye umuryango kumva ko umuryango wamba guhora ari umuryango ufite ikintu kibahuza rwose nicyo kintu yadusigiyemo ngo nyuma yaho nibwo atangiye kurwara tumaze kubimenya tugati narivuje ahantu hose biranga ariko bambwira ko nta ndwara afite hashize iminsi twaje kumutubaza amakuru tumuha telefone mva atari kwitaho anyitanye bari kumbwira nabi mva atishimye bibwira Alexander ngo ati katumukurikirana usanga ahantu ari turamubwira ati ubu ni Kigali tugenda turi kumufata tumujyana kwa mushiki wacu Sandrine twicyo tukora inama tukamujyana kwa mushiki wacu kuko ni hariho yisanzura hari umushiki wacu undi mu witwa Muhawe ajya mwitaho mu gihe ikigomba byanze by'uburwayi bwe birakomeza niko byinshi twabivuze ko yagiye mu hantu hatandukanye biza kurangira asanze ko ari icyo kibazo cya kanseri ko umudamu watwumvikanaga cyane atwumva nko twakanye ntabwo twitwa mutanga umudamu twamwitaga umuvandimwe wacu nawe araza tubana nawe tuyaduhana gahunda ko muba hafi kugeza ubwo ageze mu bihe bya nyuma tumujyana aho ngaho mu bihe bya nyuma ageze ahantu tumwimura mu kabiri bamaze kutubwira ngo tugati aho tugeze twakoze ibyo tugomba gukora i Kanombe mushaka tumujyana aho ngaho nawe arabyishimira akajya tumutera morali gatubwira ariko we mara twibyo tumubwira akabyikiza ntako natwe ko ari ananiwe noneho wagira ukamubwira ukabona ati nta kibazo mwagiye mwambwe ndetse ubwo waguye iki ngiki tukatana gifata mu kanya hashira kanya babwira ati kime ariko ukabona ko ananiwe yarananiwe pe yarananiwe bihagije kuryo bamunaga no mu maso ubona ko ananiwe ariko gahinda n'uburibwe bwe ntashaka kutugaragariza kujyo mwakutwereka ko ababaye turashima Imana ko twabashe kumwitaho turashima Imana ko twabashe kumushimisha mu bihe bya nyuma kugeza ubwo igendera turashima famille yitanze pe tuba hamwe tuba ini kuko dusize turi umuryango uhuye ubuje ibitekerezo kuva ku bana be kugera kuri ku mudamu kugera kuri bashiki baje kujya kuri bagore bacu tukomeze umurage mwiza dusigiye rwose Imana imuhira kuri dashira kandi abikire mu imyereka iteka rwose uburema dusigiye umurage mwiza tukomeze usaba n'umuryango ko icyo gikorwa rwose dusigiye umurage dusigiye tukomeze tube bamwe kandi dukorera hamwe ikibazo umwe yagira mvuka ari cya mugenzi we dufatanye kubikemura urumva navuga byinshi kuri we ariko Imana itwaye abikire mu murakoze izina yanjye ni Muhoza Mediatrice mukobwa wanda bananiye Mathias ibyo twahuye nabyo dupfirwa umuvandimwe wacu mubyara wacu ntabwo ari guhitamo kwacu no guhitamo kw'Imana Imana imuhuko ridashira ariko icyo namuvugaho nkanjye ntabwo njye namufataga nk'umubyara wanjye kubera ko ibyo yakoraga ntabwo ari mubyara wanjye ababyeyi bacu bamaze kuhava batakiriho yadusigariyeho nk'umubyeyi adusigariraho nk'umunyamahoro dushakira amahoro duha amahoro dufasha muri byose kandi akatugira inama icyo navuga ko Hakizimana Focus yari umuntu utanga amahoro kuri umuntu wese afasha buri muntu wese uko ashoboye agera kuri buri muntu wese akagerageza gushaka ukuntu buri muntu wese yabona amahoro kandi icyo namuvugaho ni intwari y'umukozi warwaniraga ko umuntu wese yaba mu buzima bwiza haba ku bavandimwe be ababyeyi babo barabaretse bamaze gupfa ahita yinjiraho nk'umubyeyi ava ku bwana
nabo barabizi, abatari ku mashuri bariga barashyingirwa bubaka ingo, n'abana arababyaye barize bageze kure. Icyo ndagishimira Imana ko yamuhaye izo mbaraga zo gukora ibyo bintu. Ubwo imyaka agiyeho Imana niko yabiteganyije. Ngewe bakibimbwira narabihakanye cyane kuko numvaga uyu munsi nugera uzambabaza ukanshyira ahantu, ariko wamaze uragera kuko atari ngewe ugena ibihe, hari umugenga w'ibihe. Icyo nzi nashidikanya ni uko kubw'imirimo Hakizimana Focus yakoreye muri iyi si, ntabwo Imana ishobora kumwima ijuru, ntabwo yabura kumwakira mu bwami bwayo. Ndashima Imana rero ubwa Hakizimana Focus iyo myaka yagejeje, kuko nayo turayishimira Imana, n'ibyo yakoze byose turabimushimira. Imana imuhiruko ridashira, abavandimwe bakomere, bumve bakomeye, bakire nyine umugambi w'Imana nuko wagenze, kandi bamurebereho ibyo yagiye akora nuko yagiye yitwara. Ndahagara kuko umuryango wanjye nshima cyane imirimo yadukoreye, inama yatugiriye, uko yadufashe mbese akaturera nk'abana, akatugira inama, akaturwanirira. Ndashima cyane nk'umuryango wa Ndabananiye Matiyasi, kandi ndashima cyane ubw'abana batoya abe nabo bahagaze mu kurwara kwe, cyane cyane Yves. Uwo mwana Imana imuha umugisha kabisa, imuha umugisha cyane, yahagaze ku rwa papa we, ni intwari nka papa we rwose, na mama we, n'umuntu wese wahagaze, n'abantu n'abatari bahari bose, buri muntu wese ahari uzirikana Focus. Imana imuha umugisha. Ndashima Imana rero ko yagiye ahantu heza kubw'irimo imirimo ye myiza, yasezeye neza. Imana imuhiruko ridashira. Nitwa Esperance, nkaba ndi umuvandimwe wa Focus, ariko nubwo ari umuvandimwe wanjye njye namufataga nk'umubyeyi wanjye, namufataga nk'umubyeyi wanjye kuko ababyeyi bacu kuba batabaruka yasigaye mu mwanya wabo, aturera nk'abana be, tubana nawe mu bihe byose twanyuzemo. Ikintu ntazibagirwa, nzahora nibuka mu buzima naciyemo, amateka mabi twanyuzemo igihugu. Nari ku ishuri Ngarama, noneho ndi ku ishuri Ngarama, baragenda, abantu baragenda, arangije yanga kugenda atambonye, araza asubira inyuma, aza kunshaka ku ishuri. Ahantu yazaga kunshaka hari ahantu hari mu bihe bikomeye, ku buryo ari ahantu ho kwitangira umuntu. Icyo ni ikintu ushobora kuzibagirwa mu mateka yanjye, ikintu yankoreye gikomeye. Ahandi rero yaradusuraga, akaza akatuganiriza, mbese akanganiza nkumva ndaruhutse, nkumva ndishimye. Akaba ari wo muntu utugira inama, igihe tugiye gukora tukamugisha inama, tukumva ko dufite umubyeyi, twamufataga nk'umubyeyi wacu. Ubwo rero ijambo rero umeza kuvuga nkakomeza no gutindaho cyane, yatabarutse Gitwari. Yarwaye Gitwari, atabaruka Gitwari. Yatuhije, yarwaye nk'intwari, nta muntu ugeze arushye. Twe nk'ubushobozi bwacu twamuhaye ibishoboka byose, dukora ibishoboka byose, yaba imiti, haba kwa muganga, twamweretse urukundo twese hamwe, turamurwaza. Ubwo nta kintu tutakoze, nta kintu twishinja, kuko icyo twagombaga gukora twarabikoze. Ubwo no kugera nyine ku munota wa nyuma, umunota we wa nyuma umwuka umushyiramo, twari turi kumwe bose kugeza ku munota we wa nyuma. Yatabarutse Gitwari, mbese muri make yarisinziriye. Njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye, kwa ko nari ndi kumwe nawe, yarisinziriye. Nzi neza ko ijuru ryamwakiriye, yagiye akora imirimo myiza. Ntabwo ari twe yakoreye imirimo myiza gusa, Focus yari umuntu ugira urukundo ku bantu bose, yajyaga urukundo ku bantu bose, abantu bose yaradukundaga, agakunda abantu bo mu miryango, mbese yari intwari mu bantu bose.
ubwo rero icyo navuga ndashimira abantu badusuye mu bitaro kandi nkabashimira n'abavandimwe banjye nkabashima n'Imana urukundo tugirana twese twagiye dushyira hamwe turamurwaza dushyize hamwe tumwereka urukundo tumwereka buri kimwe abashimira n'abaramukazi banjye twarafatanyije batubaye hafi aho twari turi mu bitaro mbese papa twese twamweretse urukundo rudasanzwe mu minsi ye ya nyuma twamweretse urukundo rudasanzwe ubwo rero Imana yamukunze kuturusha icyo nshima rero nkashimira n'Imana ubwo igihe cye cyari iki nicyo gihe Imana yamugeneye kugira ngo atabaruke natwe turasigaye yaratweze turi bakuru tumaze kuba bakuru turabimushimira kandi n'abana be yarabareze nabo bamaze kuba bakuru turashima Imana rero ku myaka yaragejeje ubwo Imana yashimye yuko agomba gutabaruka kuri iyo myaka murakoze njyewe nitwa Uwingabire Nicole nk'abandi mwene Habyarimana Michel kandi umwana wa 10 mu muryango wa Michel nyakwigendera Hakizimana Focus yari umwana wa mbere akaba ari we wari imfura mu muryango wa Habyarimana Michel nyakwigendera ni nkaho yari we wari umubyeyi wacu yari data yari mama aho ababyeyi bacu batabaye yarahabaye yatubaye hafi yaduhaye uburere adufasha no mu bumenyi mu myigire atuba hafi turakura tugera naho twubaka izacu mbese niwe twitaga papa wacu nyakwigendera yari umuntu utuje yari umuntu uvuga make mbese muri make nyakwigendera ikintu namwigiraho ni urukundo nigeze yinubira kutwitaho ngo yumve araturambiwe kuva kubamukurikiye bose yababaye hafi icyo twari dukeneye twamusabaga gifite yarakiduhaga mu myigire yacu yaba amakaye minervari ibikoresho dukeneye uko yabaga yifite yaradufashaga mbese muri make nyakwigendera muvuzeho byinshi navuga bukira bugacya umuvandimwe wacu yarwaye ikigabo ntabwo yarwaye ngo agorane yarwaye atuje nk'uko yahoze atuje mbese muri make yigendeye mu mahoro atanduranyije aruhutse mu mahoro mbese muri make aho ari mu mahoro ndizera ko ari mu mahoro isaha yari igeze buri wese agira igihe avukira bikagira n'igihe avira mu mubiri niyiruhukire mu mahoro umuvandimwe wacu Hakizimana Focus apfuye yari afite abana 3 n'umudamu umwe Imana imuriko idashira murakoze nitwa Bazubagera Vestine umwe mu bagize umuryango uvukamo umudamu wa Focus akaba ari mukuru wanjye nkaba anjye umukurikira rero ubuhamya natanga ubuhamya bugendanye wenda n'umuryango wacu uburyo Focus wenda yaba yaritwaye mu muryango uburyo twabanye mu by'ukuri n'izina wenda ryabuze kuko wacu mbonye inshuti Evariste mu kanya yari hano ariko ntabwo yashoboye kuguma hano Focus
yamubereye umukwe mwiza cyane. Natwe turabihamya nk'abana be kuko twarabibonaga. Yari inshuti ye cyane, yari umunyamabanga we cyane. Byavuye ku rwego kuko ari umukwe we, ahubwo amufata nk'umuna we, n'undi amufata nka mukuru we kuko barahuzaga cyane, kuko nta kintu na kimwe papa yagombaga gukora cyangwa kuba yagisha inama yumva ya ngombwa atabanje kureba Focus. N'abandi bose akabareba, ariko na Focus nyine akaba umujyanama we mu b'imbere. Rero yatubereye umuntu mwiza, anatubera umubyeyi, kuko nk'uko yareze barumuna be, natwe asa nk'ubatureze, kuko ntabwo twabuze kwisanzura mu rugo rwe. Washatse kuba mu rugo rwe yarahabaye, wumvaga ari ngombwa kuharara yaraharaye, wumvaga ari ngombwa kuhakorera igikorwa runaka yazaga yisanzuye nka muramu wacu, akatugira inama, tukamugisha inama, akatuba hafi ku buryo bukomeye cyane. Ubw'umwihariko rero nka njyewe yangiriye inama nyinshi cyane, kuko nagiye nca mu bintu bisa nk'ibingerageza byinshi, nanjye nkenera kwitabazamo abajyanama benshi. Focus yabaye umwe mu bajyanama banjye, yabaye umwe mu bajyanama b'umuryango wacu. Nta bintu byinshi twavuga muri we, kuko ibi bintu byaturenze natwe, ariko ntitwabura gushima Imana tuvuga ngo aruhukire mu mahoro, nk'uko yari asanzwe ari umuntu mwiza. Focus yaranzwe no guca bugufi, Focus yaranzwe no kugira amagambo make. Buryo umuntu utagira amagambo menshi mu kanwa ke ashobora no kugera kuba umuntu mwiza cyane. Yakunze gusenga, ikintu tumuziho n'izina rya padiri, kuko yakunze misa cyane, iya mu gitondo, iyo ku cyumweru. Ntabwo yigize abura imbere y'Imana. Niyo mpamvu dufite n'icyizere ko Imana itabuze umudamu bw'ijuru. Focus rero ikindi kintu muziho cyane, yakundaga abana, kugeza ubwo nanjye ubwanjye ubu mbona yari akinyita umwana. Ndibuka ashakana na mukuru wanjye, aho bashakaniye bakora ubukwe, ni njye mwana mutoya na murumuna wanjye umukobwa twari duhari. Ubwo nyuma yaho nyine natwe twaje gushaka, ariko yatubaga agaciro mu bandi bana kugeza n'uyu munota. Yari akivuga ati bana ni abana mwe, gutya na gutya, akatugira inama, akatuba hafi agendeye ku gaciro yaduhaga. Mbese yari umuntu utabangama, umusobanuzaga buri kimwe cyose akagusobanurira, umugishaga inama iyo ari yose akayikugira, kandi nzima mu magambo ye make, mu guca bugufi kwe. Akadukundira n'abana bacu, abana bacu bakisanzura hano, abakumbuye akabahamagara ati muze musure, ku bintu nk'ibyo, ku buryo mbese ntabwo nabona urugero nakubwiramo uburyo yakundaga abana. Rero Imana yamukunze nyine imwishubije, nta kindi twavuga, nyine aruhukire mu mahoro. Ibyo byose hari icyo wavuga, gerageza. Urakoze. Nitwa Mbonyenshuti Rosine, nkaba ndi muramu wa Focus. Mu by'ukuri rero Focus namuvugaho byinshi, ariko reka ngerageze mu magambo make mvuga iby'ingenzi. Focus
nk'uko nabwiye ko ari muramu wanjye, ndabyibuka ashakana na mukuru wanjye, nari umwana muto ku buryo nawe fiye doneri w'imbere muri twa twana dufata indabo. Igihe cyose rero yahoraga ambonamo ko ndi umwana. Uko nazaga mu rugo rwe narisanzuraga, akamfata nk'umwana mu rugo, ndetse umwana cyane kubera nyine uko kuntu no mu bukwe bwe nari akana gatoya kafashe indabo imbere. Yari umuntu uzi gutanga keya cyane cyane ku bana, nta kintu twigeze tumuburana. Urugo rwe rero twarwisanzuyemo cyane, turisanzura kubera ko yari afite abandi bana barumuna be yareraga, n'ubundi nabo bagumye muri urwo rugo, abareberera mu rugo rwe n'umudamu we. Ubwo natwe iyo twabaga tuje twahitaga tuhasanga abandi bana tungana, tukisanzura ndetse cyane. Nyuma rero aho mbereye mukuru, Focus yari umuntu ugira ikinyabupfura, nubwo yamfataga nk'umwana noneho amfata nk'umuntu mukuru. Yakugiraga inama zose zishoboka, akagutoza umurongo ukwiye kugenderamo. Ndabyibuka mu minsi ye ya nyuma ubwo yari arwaye, nako ntaragera mu minsi ye ya nyuma kubera ko ari umwuga wo kwa muganga, agifatwa n'ubu burwayi. Ntabwo byari ibintu wabonaga bikomeye bishobora kugera kuri uru rwego. Yaransanze kwa muganga hariya ku bitaro Byumba, yaje kwivuza, yarangije kumuvura aranyereka ati ndwaye gutya na gutya. Ndashimira Imana ko ndi kubona byoroshye, ibizamini bya labo byose babifashe byagaragaje ibisubizo byiza, dore ngiyo ordonnance banyandikiye imiti ngiye kuyishaka nyimwe. Ubu yambwiraga ko ari mu gifuhamo, nanjye ndamwakuraje nyine nk'umuntu w'umuforomo, ndamubwira nti kuraje, imiti iri bugufashe uri bworoherwe. Ariko ntabwo byakunze, nyuma byakomeje gufata indi ntera. Ubwo rero yagiye kwa muganga i Kanombe, basanga afite icyo kibazo cya kanseri. Nagiye kumusura rero, amfata akaboko ndamusuhuza, aragakomeza arambwira ati ndeka ibyanjye ntabwo bimeze neza, basanzemo kanseri. Nanjye ndamuhumuriza, ndamubwira nti humura, Yezu ari kumwe nawe, byose arabizi, kandi rwose ntuhangayike, bizagenda neza. Kanseri umuntu arayirwara ubundi koroha, akaba yanayimaranye igihe kirekire. Nyuma rero akomeza kuremba, ariko icyo nabashije kuromarika mu burwayi bwe, inshuro zose namusuye ntabwo nigeze mbona ataka agaragaza ububabare. Yari aryamye, ubona ari umurwayi ufite intege nkeya, ariko ataribwa ku rwego rukabije. Icyo nacyo kiri mu bintu nshimira Imana, ko nigeze mbona ataka avuza induru, aribwa mu buryo bwa bundi hari aho umurwayi agera rwose nawe ubwawe ugasaba Imana uti Imana wamuruhura ukamucyura. Oya, we ntabwo ariko byagenze. Nubwo yari arwaye, yari aryamye, Imana ibana nawe, imurinda kubabazwa n'umubiri kugeza ku munota we wa nyuma ubwo yisinziriraga. Mpamya neza yuko yari ari kumwe na Yezu, nk'uko yakundaga kuvuga ko Yezu bari kumwe. Focus rero yaranzwe no gukunda Imana. Mu gihe nibuka atari arwaye, mu bihe bye byose ntabwo yajyaga asiba misa, yahoraga ari simati, akeye, yambaye neza. Ku cyumweru
akajya mu misa ku buryo ahubwo wabonaga mwese abatera kuraje ababwira ati mujye mujya mu misa, mujye mujya gusenga, Imana ni nziza, Imana niyo nkuru. Mbega mbese yatubereye mwiza, atubera uw'ingenzi, atubera uw'agaciro, yaradukunze, abana yaradutetesheje, dukurira mu maso ye twisanzuye, kugeza n'ubwo rwose mu ngo hafi ya zose ntabwo nabura kuvuga ko urwo rwa Focus ruri mu ngo umuntu yajyagamo yumva yisanzuye atikandagira. Focus rero Imana imutuze aheza, akomeza arukire mu mahoro. Nitwa Uwera Monique, nkaba ndi muramu wa nyakwigendera Focus Hakizimana, akaba ari umugabo wa mukuru wanjye wa Mariyivona. Uyu muryango umurimo nk'umuvandimwe wo hafi nkuko nabibabwiye. Ikiruta ikindi ku buhamya natangira nyakwigendera ni uko ari mu bantu bampuje n'umutware wanjye, cyane ko yari inshuti ye, muri make yambereye umuranga. Ikindi nyakwigendera ndamutangaho ubuhamya bukomeye nk'umuntu wagiraga urukundo, no gukunda umuryango we, gukunda umuryango yashatsemo. Nyakwigendera akaba ari umuntu wagiraga urugwiro ku bantu bose muri rusange, bityo tukaba tumwifurije amahoro, agenda aruhuke mu mahoro, Uwiteka mwakire. Kandi ikindi nari muziho nizera ni uko kuko ari mu maboko y'Uwiteka, yarasengaga, yari mu bantu bajyaga mu misa ya mbere. Ibyo bikampaye icyizere cyane ko n'igihe yari mu gihe cy'uburwayi igihe nabashije kumusura, ariho avuga Imana rwose ku buryo ubona yiteguye kuzajya kwakirwa mu maboko y'Uwiteka Imana yacu. Turabishima rero kandi turabyizeye. Narangiza nifuriza cyangwa se nkomeza umuryango we, mukuru wanjye niyihangane, abuze inshuti, abuze intwari, abuze papa w'abana, ariko kandi ubuzima burakomeza. Abana nyakwigendera asize aribo bana bacu, nabo ndabakomeje, tubizeza ko tubari hafi. Aho nyakwigendera abasize ntabwo ari habi kuko asize umuryango, turi kumwe nabo, bakomeze bihangane, Imana yo mu ijuru ikomeze ibane natwe. Murakoze. Nitwa Ndayisenga Jean Pierre. Focus ari umusanzire wanjye, twashatse mu rugo rumwe. Muzi rero guhera 2010 njya kurambagiza madamu wanjye igihe cyo gufata irembo. Focus rero nyakwigendera yari umuntu mwiza, umuntu uzi kuganira, ufite ibiparu, mbese ugutinyura mu muryango. Kurumva ni mukuru wanjye mu muryango, niko navuga ko yananze kurugeramo, nyine rugeramo musanga niwe wantinyuye nyine kwinjira mu muryango. Rero kuva icyo gihe 2010 kugera aho yitabiye Imana, twari inshuti, twagiranaga inama, yansuraga nkamusura, tukaganira. Yari umugabo rero w'umunyabwenge, umugabo uzi kujya inama, ku buryo iyo umuntu yahuraga n'ikibazo nyine umuntu yamusanga akamugira inama kugira ngo abashe kukigobotora. Tubuze intwari rero mu muryango, tubuze umugabo w'intwari, umugabo ukunda Imana, umugabo ushishikazwa no gukemura ibibazo bya famiye. Rero icyo twavuga ni ukwihanganisha umuryango, abana asize, turabuza gufatikanya twese kugira ngo icyuho asize abantu twese nyine dufatanyije nka famiye tubashe kukiziba.
Uwiteka rero akomeza kumuha iruhuko ridashira, kandi shingiye uko twamusuye aho yararwariye yari umuntu ufite ibyiringiro, umuntu usenga nyine turizera ko Uwiteka mwakire mu bwami. Bavandimwe, inshuti, bakimeza muryango muhagaze kuri uyu munsi w'icyubahiro, tugomba gusezera umuvyeyi dukunda, Uwiteka yahamagaye tutanse. Tubanje ubwa mbere kwifatanya n'imiryango yacu yose aheri ku isi yose, tugashima ubwa mbere umuvyeyi yamushize ku isi kandi akamusigira amabanga akomeye yo kurongora umuryango kakimeza miryango, umuryango wa data bukwe. Ku bantu rero batari banzi, ndi umukwe mukuru, amazina yanjye nkaba nitwa Onesphore Biribuganyira, nkaba navukiye mu gihugu cy'u Burundi, nkaba nubakanye n'umutamukanyi wanje Louise Uwamahoro, akaba ari na mushiki wa nyakwigendera. Sinshobora kumuvuga mu izina kuko twege dufise imico y'ikirundi yo kubaha, ndamufata nka data bukwe. Imyaka yose twabanye nampaye icyubahiro ciwe, ndavuga yuko yitwa Papa Prince kuko mu cyubahiro canje nico ndamuha, ntashobora kumuvuga mu izina ko ndamufata nka data bukwe. Imyaka yose twabanye nashimye ukuntu ari umunyamahoro, kandi imyaka yose yabayeho, aho yabaye hose nabo twagendana naho abantu bose bamuvuga, nta muntu n'umwe yigeze amuvugaho ijambo ribi canke ijambo ryo kumunegura. Icyubahiro turazi neza yuko atahantu umuntu ashobora kukigura, kandi icyubahiro umuntu araciha. Icyubahiro rero yacihaye mu muryango, abakimeze imiryango koko ko yari n'imfura yo mu muryango, arerekana ko amabanga Imana yamushinze yo kuba umuvyeyi yayaranguye neza mu rugendo rw'iwe rwo kwisi. Turazi yuko umuntu wese afise itanguriro n'iherezo, ari itanguriro ryiwe ryabaye ryiza kubera ko yitwaye neza mu buzima bwiwe, arangura amabanga yiwe neza, afata umuryango wiwe neza, afata barumuna biwe mu bihe bitari biboroheye by'intambara, ababera urugero rwiza, aratanga izina ryiza aho yabaye hose. Hanyuma yagiye yerekana ubutwari mu guproteja famiye yiwe yose hamwe n'abandi bantu bose batandukanye bari bahuriyeko. Ntabwo ari umuntu ari wese yitanga akitangira n'abandi, akitangira n'abatazi hamwe nabo atigeze abona, ariko Papa Prince yitangiye abantu bose nk'umuvyeyi Imana yahaye impano yo kuba umuvyeyi w'akarorero. Turamushimiye rero ku byiza byose yakoze, kuko yitanze atiziganya, akerekana umutima runtu, akerekana ko yarose impano yo gukunda no gukunda abandi, kandi akitangira uwo ari we wese. Turashima cyane byimazeyo ko twashoboye kwicarana imyaka 30 turi nk'abavandimwe. Sinamufata ntiyamfata nk'umukwe, ahubwo yamfata nka murumuna wiwe, nkuko nanje nagerageza kumwita Papa Prince, sindamuvuga mu izina, ariko bigatuma icyubahiro cyiwe nakigumana. Imyaka yose rero twabanye ari umuntu w'umunyamahoro, cyo ndakimuzi ko n'ibiganza byiwe byuzuye amahoro. Rero umunyamahoro kubera yuko ahantu hose yaciye naho nyura, twaragiye mu muryango w'iwacu. Umuvyeyi wanje yavuze ko ari umunyamahoro, ubwitonzi bwiwe yivugira make, ariko akaba ari umuntu afise w'ijambo n'ijunja. Turasaba rero kugira ngo Uwiteka amwakire mu bwami bwiwe, kandi amuhe impembo nziza kuko yarazikoreye, hanyuma amuhe igitsibo cyiza cy'ubugingo. Njyewe nitwa Mukakarangwa Saverina, uwo witabye Imana Hakizimana Focus mubereye nyina wabo. Noneho kuvuka dusa nk'abavukiye rimwe, twarareranywe tukajya twigwa dukora bimwe. Noneho icyo nakundiye Hakizimana Focus niwe wanyigishije umuco mwiza wo kugira ngo njye muri bare ya komine uko nakinaga, avuga ati ubwo
utakiga wihangira imirimo. Ibyo bintu arabinyigisha, dusa nk'abareranwa ari iwacu. Nyina amaze kubyara undi mwana ni nk'aho twareranwe tubana mu rugo iwacu. Noneho najya gukosa ati ibi ntago ari byo, mbeha ndera nk'aho ari we mukuru kandi ndi nyina wabo. Ikibanze rero yankoreye amaje kubona n'akazi, yari amaje kuvuga ati mama wacu uyu nguyu twarareranywe sinamwibagirwa. Umwenda yanguriye imyenda, umwenda nambaye mwiza niwo wawumpaye bwa mbere. Maze kuba n'umugore si yantererana, akora muri esete ku Murindi, yantumyeho ati njyewe mama wacu ntago wabaho nabi mpari, ihangira umurimo hanyuma ubujye winika amasaka urebe uko wabaho, nubwo amashuri utayarangije ariko twarabyirukanye, njye nararangije ariko ntiwabaho nabi. Nicyo nakundiye Hakizimana Focus, ampa umwenda mwiza, atuma mbaho neza, kandi narashatse n'umugabo kugeza n'iyi saha apfiriye ntiyanyibagiwe. Akajya amanuka agasozi ajya mu gishanga kamanza akanyuraho njye n'umutware wanjye. Ibyo byo nabitangira ubuhamya. Imana imuhiruko ridashira aho ari hose, sinzamwibagirwa nanjye nimpfa ntago nzamwibagirwa narimo. Uko bitwaye kiri Defonse abandi si wa Focus, Sakari mukuru wanjye. Focus yari umwana yitonda, akunda kwiga, akunda umurimo, akunda kujya inama. Mu buryo bituma twitaba Imana twarasigaranye kujya inama, cyane uko akundaga umuryango. Bakunda no gukora. Yarwaje sekuru amezi nkangahe igishari, anamushingura. Twigana muri primaire, umwana twakoranye pe, twarakinanye. Hari umukino twakundaga gukina witwa Kibariko, n'igihe twahoraga kenshi yabinyibutsaga, akanyibutsa amateka nkumva ashubije rwose ibwana. Rero Focus uko muzi n'umwana ahoraga aseka pe, yari umwana, yari umuhanga, yafashaga abantu akadusetsa, haba mu ishuri haba no mu mikino. Akaba umwana twabonaga ari intangarugero mu isuku. Yari umusirimu pe, yari umusirimu. Nakundaga no kumusura mu rugo, aba mu Ruganda ku Murindi aho yakoraga, aho twakundaga gukinira muri jaride wabo hariya. Bose naba ko ari inshuti magara pe. Hari henshi twabanye, nyuma y'uko asoje primaire akajya kwiga mu gihugu cya Kongo yitwaga Zaire. Icyo gihe za 1976 ndakeka, nuko nanyeza muri ibyumba hano. Nyuma yaje kurangiza twongera turabonana, nkora mu mirimo nakora mu yindi, dusabana pe. Yari inshuti magara rwose. Nyuma rero aho nje guturi ibyumba, namusanze naha mvuye nayo tumuhura, aranyakira rwose. Twakunda gusurana, tugahora mu kiliziya mu misale. Ari umukristo rwose, misale namubura nk'abandi kwere ati ndigi ya gatatu cyangwa se ndigi ya kabiri. Twahoraga buri munsi tugasurana, mu rugo yahazaga, tugahurira mu mujyi hano. Focus yisekera uko mubona iriya foto ye, nako ari ameze muza gusanzwe rwose. Si ukuvuga gutaka, sinigeze mbona Focus arakaye, sinza mbona atongana n'umuntu. Iriya seko ye, iriya nyinya ye rwose niko avuye mu buzima ameze. Ubwo rero nkangiye nk'umuntu twakoranye, twatonya kondo,
numva mvuze inshuti magara, tuvuze inshuti mu muryango, tuvuze inshuti mu karere, tuvuze inshuti twajyaga inama twungurana ibitekerezo aho duhuriye hose, anyibutsa uko twakuze, yewe mbese nakunde. Mu minsi rero ya nyuma haje namubona mu misa, kuko twakunda guhora mu misa pe, ntiyayisibaga rwose. Hagati ya kabiri twaraga nsohotse mu ya kabiri, agiye mu ya gatatu. Ubwo rero mu minsi nagize igihe cyo kumura, kuko ariko kubera wenda ibintu byinshi sinashoboye kumenya wenda impamvu ntakunda kumubona. Mu minsi hanyuma ntamubonye, ariko twaje kumenya ko yafashwe n'uburwayi nyine. Ubwo rero muri make rwose navuga ni Phocas Hakizimana wabaye kuri iyi si. Yeka ko nta muntu wahohote, nta muntu wabwiye nabi, uretse uko nakubonaga hanze mbona abantu bakwisanzuraho bisanzuraho. Yeka rwose ko ugiye aheza, Imana ikwakire. Nta kintu twe nk'abantu turababaye, twagukundaga, ariko Imana yagukunze kuturusha. Ntabwo twarusha amaboko, Imana yagukunze, kandi Imana itoranya mu beza, ntabwo ariyo yisondeka ngo itoranya ababi. Yaguhisemo rero kubera ko warayikoreye. Nkeka ko ikujyanye heza, kandi twizera neza ko ugiye kudutegurira amahera ku buryo tuzabonana igihe nikigera. Imana rero iguhe ridashira, urukire mu mahoro, kandi nk'inshuti y'umuryango dukomeza kwihanganisha umuryango, abavandimwe n'inshuti zamumenye.